koko gahunda ya boro y'urumogi yo ndabona asaba rucururiza mbasi natumije imifuka nini ariko mu kanya ndaje nangaza abantu nka batandatu bazajya bacuruza umuntu gahunda nziza ni yawe abana polisi ntijye bakajya bari gutanga job ndetse ko nanjye job yangera abantu ngo ukoresha na simukadi nako kaje kudepoza boss nengaga genda hengaga gitare shano z'Rwanda pfa muri si ariko numvise umuntu agaciro ufite iyo Rwanda bisohotse uboneye mu mezi none se kamubaza ndavuga ko hano turi gucuruza none se kamubaza mu minsi mike nimwe muri kunteza polisi aka kazi gufata wavuye iwanjye turimo neza turi kujyana ibyo uzabyimenye sawa witwa nde ntacyo gende uzaze kuwa kabiri bishatse kuvuga ko uri umurokore nshatse kuvuga ko ndi umurokore ariko kubera urwego rw'agashomeri igihe nakinjira ukajya ncanga inoti abarokore ndanabazi mwe mwarucuruza neza uzaze kuwa kabiri nzakwandika oya byo jewe no mu Rwarabizi ko papa ari pasiteri nta n'uwapfa kunshora nabyumvishe wowe ubwo akazi wagatsindiye rahira zikumve mu bushomeri ahubwo niwe mu bantu nafashe niwe wa mbere alo ni bose umuntu namubonye wanafite ngafite inusu vaye noneho waduheho tubanze twumve boro yiwe uburyo imeze sibyo se sawa sawa garaje none nizere ko akazi ngabonye wowe ahubwo wenda nakubwiye ngo sibyo kora hano urashukuranye natwe uzaki nakize noneho sawa umururije polisi mana reka mani ntabwo nabwo umugome pe ntabwo ari